Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Ndabashuhuje banyarwanda aho muri hose, abavandimwe muri Kristo Yesu, mwese ndabashuhuje. Yesu abaho umugisha. Amazina yanjye nitwa Betty Nyiramukiza, nkaba ndi umudamu w'abana 3 n'umugabo. Nifuje kubaha ubuhamya bugendanye n'amateka yabaye mu Rwanda ya Jenoside 1994. Ndi umukristo, nyuma yo guca muri byinshi Imana yampaye kuyizera no gukizwa. Ndi umukristo, ndi umukozi w'Imana mu itorero rya ADEPR. Nkaba ndi umuyobozi hariya muri paruwasi ya Remera muri Chapelle Internationale. Nkaba nshaka kubaha ubuhamya bugendanye no gukomeza abantu muri kino gihe bacu bazize Jenoside muri Mata 1994. Nari umwana muto w'imyaka 6, navukaga mu muryango mugari, hanyuma abantu benshi baza kugendera muri iriya Jenoside barapfa. Abavandimwe, inshuti, umuntu yisanga ari mu mateka yo kuba wenyine agoye. Hanyuma rero muri icyo gihe ubundi y'abantu bumva ngo muri Jenoside ngo byari bikomeye, ngenda bibabwira nk'umuntu wari ubirimo, nubwo nari muto ariko narabyiboneye. Hari ibyo nirebeye n'amaso yanjye. Jenoside iba twarahunze nk'uko abandi bose bahunga, ariko turi mu rugendo tugenda abantu benshi batangira kugenda bicwa umugenda. Jewe ndirefera ku ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba 2 igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 10. Riravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Namwe mufatanije natwe gusenga kugira ngo impano twaheshejwe na benshi bayishimira Imana ku bwacu. Amen. Muri icyo gihe cya Jenoside byari umuborogo. Twavuye mu rugo, abantu batangiye gutwika amazu, abantu batangiye gupfa, bakaza nk'ubu bakica abantu, bakaza nijoro ugasanga imiryango runaka bayishe bikurikije amateka nyine uko babaga babazi. Twebwe rero jewe muri icyo gihe nari umwana mutoya, ndetse nta nubwo twakundaga kuva mu rugo. Twabaga nyine mu rugo turerwa n'ababyeyi, nk'uko mubizi ko ababyeyi batemera ko abana bagendagenda. Mvuka ahantu bita Nyaruguru mu murenge wa Kibeho, niho mvuka. Hanyuma rero hapfiriye abantu benshi cyane. Muri kiliziya ihari, wenda kubajya bajyayo no kwibuka cyangwa no kureba amateka ya Kiliziya Katolike, kuko hari abantu baho babonekerwaga. Ari naho nanjye izina ryanjye banyise Nyiramukiza, ariho ryavuye ku muntu waho wabonekerwaga. Ababyeyi banjye bari abakatolike convaincre, abandi ari abangirikani. Ariko ndashaka gusa kuvuga gato uburyo Imana yaturokoye urupfu rukomeye. Jenoside rero iratangira, turahunga tuva mu rugo. Turi kugenda ndibuka mfite musaza wanjye umwe, uwo nguwo nunkurikira. Twaragiye ahantu twanyuze turimo tugenda, habaga hari amabariyeri. Igihugu cyose cyabaga kirimo amabariyeri, bagenda bafata abantu bakabica. Uwo mwana w'umuhungu rero, cyane ko abahungu barabicaga cyane kuruta
abamama n'abakobwa. Abakobwa bo bafataga ku ngufu n'abadamu. Jewe wenda kuba Imana yarandokoye muri icyo gihe simfatwe ku ngufu, nuko wenda hari nari umwana, cyangwa reka mvuge ngo n'ubuntu bw'Imana Imana yangiriye. Abenshi babafataga ku ngufu, ari nabo bafataga ku ngufu bagafata n'ibiti bakabarepingisha ibiti. Byari ibintu bibabaje, byari ibintu bibabaje. Uko nge nabonye byari ibintu bikomeye. Kuba Imana yaraturokoye muri kiriya gihe mbibona nk'igitangaza, ndetse mbibona nk'ibyo gushimira Imana, nk'uko iri jambo ryatubwiye ngo dushimire Imana impano y'ubuzima Imana yaduhaye. Kuba twararokotse hari benshi bapfuye, ariko twebwe Imana idusigaza hari kubw'umugambi wayo, reka mbivuge gutyo. Hanyuma rero turagenda, ndibuka musaza wanjye umwe bamwambitse ikanzu, agakanzu yari karagahungu gato, nawe bazi imyaka nari mfite, ibaze nawe iyo yari afite. Ngiye kuri iyo myaka 6, ubwo urumva we yari afite 5, bamwambitse ikanzu kugira ngo wenda babone ko ari umukobwa. Ariko nubwo bamwambitse ikanzu baranarebaga bakazamura bakareba, bazamuye rero babona na agahungu, baba bagakubise ubuhiri ku mano karimo kagenda. Wenda nanabyumva aribuka ayo mateka, ntago abantu dukunze kubivuga, ariko ndashaka kubabwira Imana uburyo igikomeza abantu mu makuba. Turakomeza, musaza wanjye wundi baje kumurasa, bamurasa ku kananwa, adusanga mu kiliziya aho twari twahungiye, atazi n'ibyabaye. Bamurashe isasu ku maguru, ku murundi no ku kananwa, azataka ngo sinza ikanyishe, yaje kuva arapfa. Muri urwo rugendo nagiye ngenda, nahuyemo na byinshi. Hari aho nageraga ugasanga imbere imirambo, umuntu akagenda yisimbuka. Nza noneho kugenda, ndi kugenda niroturuva nkandagiye mu nda y'umuntu, umuntu bari bamurashe. Noneho umumama arenzaho ibitusi, bari bishe umugabo we, arenzaho ibitusi ahari wenda ngo umurambo utajya hanze, ahari yibwiraga ko biri buhite birangira, jenoside igahita irangira. Mbese yabaye ubona umuntu atamenye ibyo ari byo. Ku rwego rwacu ku myaka twari dufite, nkandagira mu nda rero, nisanga akaguru kageze mu nda, nkuramo nirukanka, numvaga hashyushye. Ndakomeza, umuntu yagendaga atazi yajya, nkomeza urugendo, ndagenda, umuntu akagenda. Urumva umwana ungana gutyo, hari aho nageraga abandi bakansiga, nkaryama. Muri uko kuryama hari n'igihe rero navugaga nti se ubu turarya ryari, nibwira ko wenda turi bwongere kubona nk'icyayi turi burye. Ariko nuko ntari namenye neza uko bimeze, kuko umuntu yabonaga agenda atazi ibyo ari byo. Ntago umuntu yabaga azi ngo abantu barazira iki. Icyo numvaga gusa, numvaga barimo bagenda bavuga ngo izi ni inzoka zishe Muzimari. Ibyo byo narabyumvaga bagenda babivuga. Ku misozi habaga hicaye abantu bagenda nyine bica abantu mugenda, abandi babavugiriza induru. Utishwe n'isasu yicwaga n'ubuhiri, utishwe n'ubuhiri akicwa n'umuhoro. Mbese intwaro za gakondo zose zarakoreshejwe. Ikintu rero nabonye cyanteye wenda no kwizera Imana nkanakizwa. Nabonye ukuntu abantu bapfuye. Ubundi mu gihe cyose maze jenoside irangiye, ntago nigeze mbasha kuba natanga ubu buhamya. Reka mvuge ngo ni ubwa mbere nshoboye kuba nabutanga. Numvaga ntarabishobora, numvaga, ariko namenye neza ko iyo umuntu atanze n'ubuhamya ashobora no kuruhuka. Hanyuma rero ndakomeza. Kimwe mu bindi bintu nabonye aho abana babaruha mu ruzi, ugasanga barabishe, babajugunye mu mazi. Mbese ibintu bibi, cyangwa ukabona bafashe umwana w'uruhinja bamukubise ku gikuta. Ibyo byose narabibonaga. Ndakomeza ndagenda, umuntu yirohaga mu mazi atazi yajya. Uburyo rero Imana yakoreshejemo kugira ngo indokore, hari aho nageze hari igitero barimo bica abantu. Noneho umuntu arambwira ati ihishe hariya muri toilette, dore interahamwe ziraje, ko bazitaga. Baraza, igitero kiraza, mpita niroha muri toilette, nihishamo mpagararamo.
ukuntu Imana izi kurinda yandindiye aho hantu, igitero kirazamuka gica kuri iyo tuwarete. Hariyo abandi bantu bari aho ngaho nyine bari bihishe ahandi hantu mu gahuru, barabishe, numva baratatse, nanjye aho nari ndi numva ngize ubwoba, ariko biza kurangira n'ubundi bagarutse. Igitero kiragaruka, baravuga batari ko mujagajaga ahantu hose, bamwe babashumurizaga imbwa, baraza bansanga aho ngaho nari mpagazemo, bansohora muri iyo tuwarete, baragenda bankubitira ahantu, bansiga aho ngaho. Ariko nubwo bankubise, bibwiraga ko wenda n'ubundi uburyo bambonaga baravuga Toni n'umukobwa nimushaka mu myihorere, ubundi si uwo ngo ku myaka yaragera hehe. Ariko Imana ituma bandeka kugira ngo ahari izandokore. Ariyo mpamvu mbabwira rino jambo ngo yaturokoye urupfu rukomeye, iracyakomeje kuturokora kuko tuyiringiye. Ndakomeza, naje kugenda ngera mu kiliziya. Twibwiraga ko mu kiliziya ho badashobora kwica abantu, bari butinye, niko umuntu yibwiraga. Imana rero kugira ngo indokore yakoresheje imbaraga zayo zikomeye. Aho twari turi hari ababikira, hari n'abazungu. Hanyuma Imana yaje gukoresha umwe mu bazungu wari uraho, bohereje indege yo kuza kumutwara. Aravuga ati reka umwanya wanjye nkuhe uyu mubikira aba ari we uwugendamo. Uwo mubikira yarahigwaga. Arangije kandi nari ndaho nanjye ndi kumwe n'uwo mubikira. Arangije icyo yakoze, yaje gufata ibipimo byanjye, uwo muzungu afatanije n'uwo mumaseri, baragenda babaza isanduku, babaza metero zanjye uko nanganaga, bagenda basigaho imyenge, baragenda bandyamisha muri iyo sanduku. Ni ukuvuga ngo jyewe nagiye barangije baterura ya sanduku bashyira mu ndege, inyuma bandikaho ngo iyi ni imiti y'ababikira. Ngenda mu ndege nitwa imiti y'ababikira. Ndagenda, ubwo sinarinzi amaherezo yanjye. Mu by'ukuri umuntu yumvaga, yabonaga bwije akabona butari buki, ariko kuko Imana yari yaragambiriyeho ko nzayikorera, nkaba no mu murimo w'Imana, nkabyara, yangiriye neza, irandinda. Ngenda rero mu ndege nitwa gutyo, nitwa imiti y'ababikira. Ndagenda, Imana irandokora. Bari bafite ubushobozi bwo kuvuga bati uyu muntu kuko nta kintu kigenda mu ndege batarebye, reka duterure tujugunye hasi. Imana irandinda, ntago banjugunye wenda ngo ibyanjye birangire, kuko Imana yari mfiteho umugambi. Indindira muri izo nzira, abavandimwe bari baratataniye hirya no hino, ntawamenyaga iyo umuntu ari, ntawamenyaga ahajya, kuko iyo wagendaga imbere twarahungaga tujya i Burundi, imbere bicaga abantu n'inyuma bakica abantu. Hari n'igihe abantu bavugaga bati nimureke tugume hano batwicireyo. Ngewe hari n'igihe nagendaga nkahita nsinzira, naba nicaye ngahita nsinzira, nkasinziriraho ndi. Ukuntu Imana yandinze rero kugera kuri urwo aho ngereraho muri iyo kiliziya, nkabasha no kurokoka, ni ibitangaza by'Imana. Paulo niwe wanditse aravuga ngo si jyewe uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Hari icyo nigiye aho hantu, ndakomeza urugendo. Imana indokora muri ubwo buryo. Mbi Burundi, nageze i Burundi mu buzima bukomeye. Nageze ahantu mbona umuntu adashobora kukwitaho niyo yaba ari uwawe, kuko inzara yicaga abantu. Hari aho twageraga nyine mbere yuko tugera mu buhungiro, aho iyo ndege yatugejeje, aho yangejeje, ukagenda n'amaguru, ukagenda ukumva ufite inyota, ukagenda ukumva ufite inzara, ukagenda unywa amazi mabi, ibiziba. Ako njya nitegereza ukuntu abantu bavuga ngo ntago banywa ngo amazi adatetse. Icyo gihe abantu bayoraga ibiziba bakabinywa. Byari ubuzima bukomeye. Hari naho wagendaga ugasaba umuntu akahita gukubita. Urumva abantu b'abana ntiwamenyaga uwusaba, wanasaba ugasanga usabye wa wundi urimo unakugendaho unashaka kukwica. Imana irandokora, sinshaka gutinda cyane. Inzira umuntu yanyuzemo ni ndende,
aho hagiraga gutyo ukabona bishe umuvandimwe wawe, bakuru banjye, ukabona barabatemaguye ureba n'amaso. Bene data, abanyarwanda baciye mu bintu bibi ndetse bikomeye, ariko njye hari icyo nabwira abantu bahuye n'ako kaga, njyewe nabakomeza nkababwira ngo bakomere. Imana yabarokoye icyo gihe ikabarinda amakuba n'ibyago, bakaba bakiriho n'ubuntu bw'Imana. Nta hantu na hamwe wagombaga kurokokera ruriya rupfu, kuko igihugu cyose cyari umuborogo. Imana rero incisha muri izo nzira, ntago ndi bubabwire ibice byose, hari n'ibyo ntari bubashe kuvuga. Hari igihe ujya kuvuga ubuhamya ukumva wenda ikiniga kigutanze imbere unaniwe kubivuga, ariko bike nshoboye kubabwira nuko Imana yandokoye nanjye urupfu rukomeye, kandi izakomeza no kuturokora. Ndagira ngo rero nsoze mbabwira ngo iri jambo rivuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Imana yarokoye ibacisha mu nzira nyinshi zikomeye, cyane cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yabarokoye urupfu rukomeye. Hari igihe ushobora kubwira umuntu uti ubu ngubu warokotse uti, ukabona nta nabyumva nta bishyikira, ariko ndagira ngo mbabwire ko Imana ifite imbaraga. Imana ifite imbaraga zo kurokora umuntu urupfu rukomeye. Imana irandinda rero muri ubwo buzima bwose, ntabwo yigeze indekura. Nyuma ya jenoside twaje guhunguka, inkotanyi zimaze kugera mu Rwanda, ariko hari naho twanagendaga bakavuga bati nimusubireyo jenoside irarangiye. Ariko ari ukugira ngo babeshye, kuko icyo gihe hari abo bavugaga ngo irarangiye basubireyo, bagahita noneho babica bakabamara. Mu by'ukuri nta kindi cyaha ngiye mu buzima narinzi, ariko ndashaka kubabwira noneho nyuma ukuntu nakiriye Yesu. Imana iraturinda, ndagaruka mu Rwanda, ukuntu abantu bahungukaga babapakiraga muri bya bimodoka, ugasanga bapakiye inyuma, abantu bamwe bakagenda bahera umwuka. Turaza mu gihugu tugarutse, ahantu hose habaga hateze amabombe, amagrenade, hari aho wageraga grenade ikabaturikana, uwarokotse iyo jenoside akaba arapfuye, ko bari baragiye batega ibisasu hirya no hino. Ariko bene data, ndashaka kubashimira Imana. Imana izi kurinda nanabakomeza. Mwebwe mwahuye nayo makuba, wasigaye wenda uri inshike, abana bawe bose babishe, usigara uri imfubyi nkuko natwe turi, ndagira ngo ngukomeze. Imana iracyafite imbaraga, Imana ishobora komora ibyo bikomere. Ndibuka ko mu gihe cyose namaze ntago nashoboraga kuba natanga buno buhamya, icyamfashaga gusa numvaga najya mu nzu ngasenga. Gusenga rero byanambereye umuti. Hari igihe nareze abana mbarerera mu nzu ari nk'abana 6, harimo abavandimwe banjye 2. Ari juri bubamenyere icyo barya, ari juri bubamenyere icyo bambara, ari juri bubamenyere ubukode bw'inzu muri uyu mujyi wa Kigali. Ariko ikintu nababwira muri ibyo byose, Imana ntigeze indekura. Imana yabanye nanjye, bamwe irabashyingira, abandi n'ubu ngubu bagenda bashyingirwa, kandi nizera ko n'abandi batarashyingirwa bazashyingirwa, kuko Imana igira imbaraga. Nanjye wari ukomeretse gutyo, numva umutima wanjye ubabaye, ntabwo nari nzi yuko nshobora kongera kuba umuntu. Naje guhiga umuhigo, nagumye gutekereza ukuntu abantu bari kwicwa, nkareba amasasu bakarasa, ukabona abantu bose baguye imbere yawe, ukabona abandi barabatemaguye. Uzi nko kubona umuntu bamutemye mu mutwe, ureba burya no mu mutwe wawe nawe uba wumva wabaye nk'igisenzegeri. Byanankukiyemo nk'aya mafilime y'imirwano, ntago njya mbasha kuyareba kubera ibintu nabonye birangora rwose, mba numva hari ukundi kuntu bigenze. Imana rero iraturokora bene data, irandokora, irandinda, indinda kwa kundi nyine umuntu arwara mu mutwe akaba yanangirika burundu. Ibyo nabyo ndabishima Imana. Ndagira ngo rero soze mvuga ngo iri jambo riravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye, kandi izakomeza kuturokora. Mumurize imiryango yabuze ababo, mumurize imfubyi n'abapfakazi, kuko hari n'abapfakaye
bananirwa kongera gushaka kubera ibikomere. Ariko icyo nababwira ahangaha, iri jambo riravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye, rutyo nanone iracyaturokora kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Iri jambo ryaramfashije, naje gukura ndiga primaire, ndayirangiza, ndangije kuyirangiza niga segonderi, Imana irananshoboza niga kaminuza, ariko nza gukurikira cyane amasomo ya Bibiliya cyane, numva niyo nirefeyeho ukuntu. Njya kwiga Kampala niga theology, nagiye ndi umukobwa. Abantu benshi bakumva nta muntu wava mu masomo nari maze kwiga ngo ajye muri theology, nari narize math physique muri segonderi. Ariko muri njyewe umugambi w'Imana ukomeza kungendaho, kuko nyuma gato ya jenoside niho nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, maze gusobanukirwa iby'ijambo ry'Imana rivugwa. Rero Imana yaje kunkomeza, impagakiza, nkomeza gusenga kuva muri 1996. Ndi umwana muto, nkurira navuga muri Ecole de Dimanche, ndakomeza, sinigeze mva mu nzu y'Imana. Imana irankomeza, nza no kuba umubyeyi, mba n'umuyobozi w'itorero, mba mwarimu, ndumva barangize mwarimu, mfite imyaka 23 umenyerezwa, nza no kuba mwarimu. Ikintu rero nagira ngo mbwira abantu soza, ijambo ry'Imana riravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye, rutyo nanone iracyakomeza kuturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Namwe mufatanije natwe gusenga kugira ngo impano twaheshejwe na benshi bayishimire Imana ku bwacu. Kwishima kwacu nuku ni iby'umutima wacu uhana uhamya yuko ingeso twagiraga mu isi, kandi cyane cyane kuri mwe, ari ukwera no kutaryarya, kuva mu Mana no kudakurikiza ubwenge bwa kavukire, ahubwo gukurikiza ubuntu bw'Imana. Paulo yandika aya magambo yashishikarizaga abantu ko Imana izakomeza kubarinda. Nanjye ndagira ngo nirefere kuri iri jambo mbabwire ngo iyabarokoye jenoside ikabarokora urupfu rukomeye, nanone iracyakomeza kubarokora. Iyatumye n'inkotanyi ziza mu Rwanda, hari jewe rwose ntababeshye, mbona dukoreye umurimo ukomeye, kuko byonyine umwijima wari uri mu Rwanda. Nje nahize n'umuhigo, ndavuga ngo Mana, nimbona igihugu cyongeye kubaho, umuntu akagenda mu muhanda nta bisasu biturika, nzakizwa mba umurokore. Shima Imana ko yanshoboje nkaba umurokore. Ndagira ngo mbakomeze mwese bene data bahuye nayo makuba, Imana yabarokoye izakomeza kubarokora. Muhumurije imiryango yose muri rusange, kandi shimira cyane n'abadufashije kurokoka kugira ngo tube tubasha kuvuga ubu buhamya. Ubu ndi umumama w'abana 3, nanjye ndashima Imana yaranyaguye. Reka mvuge ngo ntago kubwanjye nabonaga bitashoboka, ariko kubwa Yesu byarashobotse. Mbwira abanyarwanda bose aho bari hose ko nta kidashoboka. Reka dusenge, reka nsoze nsenga kubwira ijambo niryo mbahaye, niryo mbakomeresheje. Iyakurokoye izakomeza kukurokora kuko tuyiringiye. Shishikariza n'abantu gukizwa bakiringira Imana, kuko nabyo biri mu muti ukiza ibikomere. Ubutanze ababwira uburyo umuntu akiri ibikomere bimeze nk'ibyo umuntu yaciyemo. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, warakoze kurinda abana bawe, warakoze kundinda ubwanjye, ukangabira umurimo. Ntabwo ari njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo twanyuzemo ni byinshi, ariko watubereye Imana, utubera umurengezi. Niyo mpamvu sengeye umuntu wese uzakurikirana buno buhamya, uzamushoboze kwizera Imana, uzamushoboze gukizwa, uzamushoboze kwiringira Imana, kuko kwiringira Imana biruta kwiringira ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Mwami, warakoze kuturokora urupfu rukomeye, kandi twiringira kuzakomeza kuturokora. Amen.